Nyagasani Yesu n'abane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe nyina wa bene Zebedeyi asanga Yesu ari kumwe n'abahungu be bombi, arapfukama ashaka kugira icyo amusaba. Yesu aramubaza, turashaka iki? Undi aramusubiza ati, dore aba bahungu banjye bombi, tegeka ko bazicarana nawe, umwe iburyo undi ibumoso mu ngoma yawe. Yesu arabasubiza ati, ntimuzi icyo musaba. Mushobora se kunywera ku nkongoro ngiye kunyweraho? Baramusubiza bati, turabishobora. Yesu ati, koko muzanywera ku nkongoro yanjye, naho kwicara iburyo n'ibumoso bwanjye sinjye ubitanga, n'ibyabo Data yabigeneye. Abandi 10 babyumvise barakarira abo bavandimwe bombi. Nuko Yesu arabahamagara arababwira ati, muzi ko abahaye kugenga amahanga bayagenga uko bashatse, kandi ko abatwari bayo bayategekesha agahato. Kuri mwebwe rero siko bimeze, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe yigira umuhereza wanyu, uzashaka kandi kuba uwa mbere muri mwe azihindura umugaragu wanyu. Ni nk'uko Umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe ngo bube inshungu ya benshi. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Ababiba n'amarira. Iyo zaburi ntago muyizi, ijana 26. Ababiba n'amarira. Umukristo wemera nyuma y'akababaro haza ibyishimo, nyuma y'agahinda haza umunezero, nyuma y'ibizazane, nyuma y'uburwayi, nyuma y'ibigeragezo, kuwemera haza ibisubizo. Ndabeshya yemwe? Umugore uri kwa muganga, umugore utwite, abababaye cyane, ariko kubera Imana akabona akana gatwenga badi, ibyishimo akongera agatwara n'indi. Ariko abagore buriya Mana, abagore n'abana beza ni ukuri pe. Buriya hari igihe buriya nyandeba umwana usuzugura umubyeyi nkumva namuvunira umuheto. Umubyeyi agakakabira, agatwara amezi 9, akabyara umwana wa mbere, ijya akabyara wa kabiri, kugeza kuri 5, 6, 7 badi. Ego? Kandi buriya umubyeyi arababara, arigengesera. Sibyara? Amara kubona waragagaye, maze kuba igisore n'igikumi, utangira kuvuga ngo wabyara iki sha? Siko bigenda? Ababibana amarira bazasarura niki? Nyamara umubyeyi akishima ati, nyamara rurarwana nubwo rwana ariko nararubyaye. Nubwo runsumba, nubwo rwigira kuri ariko nararubyaye. Hari abana bigeze birata kuri mama wabo ati, mama we nta kigenda uri feke, ntuzi kuvuga Icyongereza. None aramubwira ati nibyo rwose mundusha kukimenya, nanjye nkabarusha kukiyoberwa. Bamurusha kuvuga Icyongereza, nawe akabarusha kugira gute? Kukiyoberwa nyine, ariko hari ibindi ashoboye. Nubwo nkiyobewe ariko narababyaye sha, nubwo ntazi Icyongereza, nibenye Igifaransa, ariko ndi mubyeyi wanyu. Nuko barangiza bakajya bubika ibitwe bakareba hasi, na cya Cyongereza cyabo ntibakivuga kubera ko bageze ku mvugo y'urukundo, ururimi rw'urukundo umubyeyi yabagiriye akemera kubabyara. Kristo Yesu akuzwe. Babyeyi mwabyaye rero mwubahwe, babaha amashyi n'impundu. Babyeyi mwabyaye rwose. Bihwanye nuko twumvise mama wa bene Zebedeyi. Mama wande yabyaye abana bombi baba intumwa. Arimo rero arabasabira nyine kuzicara iruhande rwande
iruhande rwa Yesu, umwe iburyo undi hehe. Nuko Yesu arabasubiza ngo nimuzi icyo mugize gute. Twakibaza ikibazo, ese uriya mubyeyi bari abana barabimutumye? Uriya mubyeyi wagiye kubaza Yesu ngo ko abana banjye buzicarana mu ngoma y'ijuru umwe iburyo undi ibumoso, mu ivanjiri hari aho mwigeze mwumva babimutuma? Hari igihe umubyeyi areba akareba akantu kamushimisha kagashimisha n'abana be niko aharanira. Nyamara nubwo yabibajije ntago yari azi icyo avuga, ntiyari azi n'icyo asaba. Muzi ukuntu byaje kubagendekera? Uyu Yakobo duhimbaza niwe wapfuye mbere mu ntumwa zose. Umwe yapfuye mbere, undi apfa ryari? Wapfuye inyuma ninde? Ni Yohani. Bene Zebedeyi ni Yakobo nande? Nta nubwo mwari mubazi. Ni Yakobo nande? Yakobo rero yapfuye ku ikubitiro kandi apfa ahowe Imana. Yego? Naho Yohani waza kwipfira nyuma, yipfira urw'ikirago. Mugize intumwa zose zapfuwe bazishe, undi we yaje gupfa nyuma ashaje apfa urw'ikirago. Yesu Kristo akuzwe. Nibyo rero hari yasabaga, wenda atazi n'icyo asaba, ariko Imana yangiza ikagira gute? Yangiza ikagira gute? Ikabikora. Yego? Ndavuga ngo wasenze Imana uburiki. Imana rero mu byo dusaba ntago tuyitegeka. Turasaba, ariko Imana ikaduha icyo tugize gute? Icyo dukeneye. Ibisubizo by'Imana ni yego, ni oya, cyangwa se ni tegereza. Ni ibisubizo bitatu. Ngo Mana, ngo nurambuka iki ngiki, ngo nzakora iki ngiki. Ukagenda ukihandagaza ugahiga n'ibintu utazigera ugira gute? Utazigera ukora. Aho kugira ngo uzahiga ibintu utazakora, ikiruta nuko wakwicecekera ugategereza iki? Y'Imana no gushaka kwayo. Siko bimezera? Mbere na mbere uza mu gitondo ushimira Imana yaguhaye kuramuka. Yego. Mu gitondo ndabyuka ngasenga, ngatakambira Rurema, nkamusaba ibyo nkeneye byose, nawe kandi akanyumva. Ku gicamunsi naho ndasenga, ngatakambira Rurema, no mu ijoro nkabyuka ngasenga, nanone musaba. Kuki iteka iyo dusenga duhora dusaba? Ni ryari tuzasenga noneho dushima? Hariho byinshi twahawe dukwiye gushima. Kimwe muri byo nuko tugifite ubuzima. Hariho byinshi twahawe dukwiye kugira gute? Gushima. Kimwe muri ibyo nuko dufite ikibadi, nuko dufite ubuzima. Wahumetse umwuka w'abazima, waramutse, waje gusingiza Imana aka kanya, tugiye kubishimira Imana. Yego? Iri somo rya mbere rero bongeye kutwibutsa ko uyu mukiro dufite tuwutwaye mu tubindi tumeneka iki? Ubusa. Cyane cyane babaye Yakobo babaye intumwa, mu by'ukuri bafataga nk'abantu nyine bakomeye cyane, ariko no mu ivanjiri Yesu yongeye kugira gute? Kubisubiraho. Uranye ni ikintu yasabaga icyubahiro. Kandi icyubahiro ni icyande? Yashaka nyine ngo bazaba batware nyine bayobore n'izindi. Mwumvise ko izindi ntumwa 10 zari zisigaye zagize gute? Zatangiye kubagirira ishyari. Akantu k'ishyari badi. Akantu k'iki? Akantu k'ishyari ni kabi. Ngo yehe ngo bari yango nyina ngo abasabiye yuko bazaba batware bakayobora kiriza mu gihe azaba adahari. Ntibari bazi icyo bagize gute? Icyo basaba. Ushobora gusaba Imana ngo uzabe padiri, Imana ikabikwima kuko nibona nuba uzahonyora abantu ukajya ugenda ubategeka nk'abategetsi b'iki gihe. Yego? Umwana w'umuntu yaje gukorera abandi, ntago yaje kugira gute? Gukorerwa. Bigasaba ko ngo bicisha bugufiya bakaba nk'abana batoya cyane kugira ngo abantu bose babashe kugira gute?
kubibonamo. Ejo twe twagiye guhimbaza isabukuru y'abavandimwe bacu b'abapadiri bari bahawe ibyina amatariki yarageze. Ari ijambo ry'Imana ritubwira ngo dore mbohereje nk'abana b'intama mu birura. Ariko nabwo numva irindi jwi rimbwiye iyo adashobora kutwohereza nk'umwana w'intama ariko wowe ukagenda uri nk'ikirura mu bana b'intama. Yego se. Hari igihe nyine aboherezwa ivanjiri hari igihe tubwira ko buri gihe bahora ari beza, noneho abo woherejweho bagahora ari babi. Ariko nyamara ivanjiri uyisesenguye neza ushobora gusanga yego hari aboherezwa nk'abana b'intama mu birura, ariko hari n'aboherezwa bameze gutyo bakabibirura mu bana b'intama. Ugasanga umuntu yaraje neza byaranze byanze guhura. Ngo hari ibintu bihura n'ibitagira gute. Ubundi kirura n'umwana w'intama ntabwo ubundi usibye muri cya gihe cy'igisibo tuba tuzirikana ngo umwana azakoza ikiganza ku mwobo w'impiri, ibicokoma, impyisi byose bisangire, mbese amahoro azaba yaraje. Ariko hari igihe bidahura badi. Hari igihe bidahura ugasanga abantu neza bahora bategana imitego, barabahangana ko bwije nuko bukeye. Ubu rero nyina wa bene Zebedeyi ibyo yasabaga Yesu yamusubije neza, ariko sindi niba yarabashije kubyumva. Ntabwo bongeye kumuha umwanya wo kuvuga, ariko ntekereza ko biriya bintu atabyumvise neza. Yego niba yaraje kubyumva abonye umwana we apfuye mbere undi agapfa ryari nyuma y'abandi, ntabwo nzi niba byibuzeho yarabashije kugira gute, yarabashije kubyumva. Yaba rero Yakobo yarababaye kubera ko bamwishe, sibyo se? Yaba na Yohani yarababaye, murabizi ko yakurikiraga Yesu no mu nzira y'umusaraba kugeza igihe amuraze ati dore nyoko, dore murabyibuka. Nimubyibukara nawe yagize agahinda kenshi kubona intumwa zose zipfa, agahinda kakamwica ashyingura ndetse akaza no kubona bosi wagize gute bamubambye ku musaraba, yarangiza akamuraga umubyeyi we maze akamwakira. Natwe tukaba twarakiriye umubyeyi kubera Yohani intumwa. Ivanjiri rero y'uyu munsi ndetse n'amasomo twazirikanye buri wese abashe kuzirikana icyo Nyagasani amwifuzaho. Yego tumenye icyo dusaba, ariko mbere na mbere tubanze dushimire, ariko dusaba ibijyanye no gushaka kw'Imana. Kandi Nyagasani icyo yaduhaye cyose tujye dufata umwanya wo kugira gute wo kumushimira, ariko tuze gusaba n'ibindi dukeneye kugira ngo bidufashe muri iyi si bizatume tugera mu bugingo bw'iteka. Nagira rero ngo mbasomere amasomo, cyangwa se muri iyi minsi bavuga ngo ibitendo byaranze Yakobo, intumwa duhimbaza uyu munsi, ariko kandi turahimbaza na Mutagatifu Kristofori. Yakobo intumwa yari mukuru wa Yohani intumwa, nk'uko nari maze kubibabwira. Bombi bakaba bene Zebedeyi. Hari ikibazo bigeze babaza abana, nk'abari abana bari gukora ikizamini cya leta, nuko ariko bigaga muri primaire mu wa mbere, barababaza ngo ese ise wa bene Zebedeyi ninde? Ndabona abakecuru batangiye kujugumira hano. Ise wa bene Zebedeyi ninde? Nuko abana bareba mu kirere ngo reka da, ngo ntago twamwize. Ise wa bene Zebedeyi ntago bamwize. Ise wa bene Zebedeyi ninde? Mama wa bene Zebedeyi ninde? Ngo ntago twamwize. Ise wa bene Zebedeyi nyine ni Zebedeyi nyine, ariko abana nyine kugira ngo batekereze ko ari Zebedeyi bimusaba isukari. Birumvikana nyine baba ari abana batoya. Mama wa bene Zebedeyi muraza kumusubiza misa nirangira. Hanyuma bari abarobyi hamwe na papa wabo, batunzwe n'uwo mwuga wo kuroba. Igihe Yesu yagendaga akikije inyanja ya Galileya, yababonye bariho batunganya inshundura zabo mu bwato. Ako kanya arabahamagara ngo nuko basiga se Zebedeyi mu bwato hamwe n'abakozi be baramukurikira. Mwabyumvise? Igihe Yesu agiye Yerusalemu, igihe cyo kuva ku isi cyegereje, yari aherekejwe n'abigishwa be barimo Yakobo na murumuna we Yohani. Mu nzira bagiye Yerusalemu, mu rusisiro rw'Abanyasamariya, banze gucumbikira Yesu n'abigishwa be. Nuko babiri mu bigishwa be, Yakobo na Yohani, babibonye baravuga bati, Nyagasani, urashaka se ko dutegeka umuriro ukamanuka mu ijuru ukabatsemba? We rero arahindukira arabatonganya cyane
nuko bakomeza bajya mu rundi rusisiro. Yakobo yari umwe mu nshuti za Yesu cyane, yari umwe mu bo Yesu yakundaga kwihererana nabo, we na Petero ndetse na Yohana. Tujya tubyumva na cyagiye Yesu yihindura ukundi nibo bari kumwe, nibo yemereye kumuherekeza ajya kuzura umukobwa wa Yayiro. Abari nabo bajyana ukwabo mu mpinga y'umusozi yihindura ukundi mu maso yabo. Yakobo niwe ntumwa ya mbere yapfiriye ivanjiri ya Yesu mu mwaka wa 43, Yesu amaze gusubira mu ijuru. Kristo Yesu akuzwe. Ibyo byaranze rero Yakobo intumwa duhimbaza uyu munsi, murumva ko yabaye intwari, kandi Yesu yamutoye amuvana handi yarari ubwo yari umurobyi, ndetse na murumuna we, ndetse na papa wabo, ndetse n'abakozi, ariko asigaho byose agira gute? Aramukurikira. Bajya bavuga rero ngo abapadiri basiga byose, ariko bagasanga basiga byose, bagasanga nyine mu igisubizo nyacyo, basiga byose bagasanga Yesu, basiga byose bagasanga mwuzuze byose cyangwa se Yesu, kimwe muri ibyo. Basiga byose bagasanga byo Yesu. Basiga byose bagasanga byose. Yesu ni byose kumufite, urushye wese niwagana izina twamuhaye. Abapadiri basiga byose rero bagasanga byose. Twasize ababyeyi ntabwo twababonye, muri ababyeyi bacu se, muri ababyeyi bacu iyo tubabonye mumerewe neza natwe biradushimisha. Yego tujya tuburara se, muratugaburira mutwitaho, burya igihe mukora bya bindi byose mujye mumenya ko mudutunze kandi mukatwitaho. Muri abapadiri akora ubutumwa muri Paruwasi Agasonza, yahita yigira kwa Musenyeri, agahita natse imodoka cyangwa agenda n'amaguru, uko bisa kose bwakira nagezeyo, avuga ati ntabwo mva ngaho do, murajya mungaburira reko. Ariko padiri asiga byose agasanga byose, kandi byose ni Yesu Kristo ubiduha kandi akoreye muri mwebwe. Kristo Yesu akuzwe. Reka rero turebe n'ibyaranze Mutagatifu Kristofori, nabyo hari icyo bitwigisha uyu munsi. Imibereho ya Kristofori ntiyamenyekanye neza ngo bagire icyo bamuvugaho ku buryo burambuye. Bavuga ko yabaye muri Turukiya ahagana mu mwaka wa 50 nyuma y'ivuka rya Yesu. Yari umugabo w'igihangange utakisukirwa n'ubonetse wese, yari afite ibibaraga bya hambavu. Akifuza rero kumenya umwami urusha abandi bose amaboko ngo azaba ari we akorera. Yari afite amatsiko yo kumenya umwami urusha abandi bose iki? Imbaraga. Ariko yatekerezaga umwami wenda uba ku isi nyine ufite imbaraga, yashaka kuba ari we akorera. Bati umwami w'Abaromani arakomeye cyane, ariko kandi bati Yesu Kristo amurusha amaboko. Ashaka kumenya rero uko yabigenza ngo azakorere Yesu Kristo, bavugaga ko afite amaboko kurusha abami bose. Bamubwira ko kumukorera neza ari ukugirira abandi neza, kandi agasenga Imana. Gusenga Imana no kugira abandi neza. Nibwo agiye ku mumonaki wiberaga wenyine ngo amwigishe gusenga. Nyamara uko iminsi yicumaga, ibyo bikagenda bimurambira, agashaka no kurambika no kwigendera. Kubera imbaraga nyinshi yari afite, umwigisha we amwohereza kujya gufasha rubanda kwambuka umugezi munini nta kiguzi bamuhaye. Nuko akabambutsa n'inkoni ndende abatwaye ku bitugu bye. Umunsi umwe nibwo akana k'agahungu kaje kumusaba ngo akambutse. Nuko bageze hagati mu ruzi, karamuremerera bidasanzwe hafi yo kurohama. Kristofori amubaza uwo ari we, undi aramubwira ati ndi Kristo Imana yawe, ni uhetse. Nyuma Kristofori yahowe Imana ku ngoma ya Desi, yagizwe umutagatifu, agirwa umurinzi w'abari mu rugendo. Kristo Yesu akuzwe. Ubundi Kristofori bisobanura uhetse nde? Uhetse Kristo. Impamvu yahetse kari akana gato yumva araremerewe, yibaza ku kavuna muheta ari agaki, akabaza ngo urinde, aramubwira ati ndi Yesu Kristo ni uhetse. Nuko rero Kristofori izina ngo ni ryo muntu, bigasobanura uhetse nde? Uhetse Kristo. Ruvuga ngo ku izina ryawe nawe ufite
niba uzi ko uhetse Kristo, uhetse babakene, uhetse babandi bababaye, ushatse wakongeraho Kristofori, ntacyo bitwaye. Murumva rero Kristofori yahetse umwami w'abami, wa mwami urusha abandi bose amaboko ndetse n'imbaraga, nuko birangira agizwe umutagatifu kandi aba umurinzi w'abari hehe, w'abari mu rugendo, cyane cyane abikorera. Nyagasani Yezu rero akomeze kuduha umugisha, tubashe kumukurikira tunamukurikiza, tubashe kumukorera